Aya basi gayizi igitondo nk'iki habyutse hacicikana inkuru ivuga kuri Muswati. Muswati w'igihugu cya Muswatini I think muramuzi mwese. Abyutse yerekana umugore we wa 17 gayizi. Ikintu cyatunguye abantu benshi. Umugore we wa 17 ni umukobwa wa perezida wa Afurika y'Epfo gayizi. Ni umukobwa mwiza ubu nawe agiye kumubera umugore, dore nguwo nguwo kabisa. Muswatini ukomeje kwandika amateka gayizi. Umwami Muswatini, umwami wagiye usura u Rwanda, afitanye umubano n'ibihugu byinshi nka Uganda, ni ibihugu byinshi gayizi. Ikintu azwiho cya mbere ni abagore benshi, gusa ntago ari we mwami nyine mu gihugu cye kuko n'iwabo abafamiliye be ni ibintu byabo gushaka abagore benshi, niyo mpamvu abantu benshi bitabatungura. Kugira ngo noneho wemere ko uyu mwami aba arenze, ubukwe bwe buba hafi icyumweru cyose bari guserebura, barya, banywa, dore nguwo umukobwa we rwose, abavandimwe, inshuti, akaba aramujyanye gayizi. Ibaze ko Muswatini arongora umukobwa wa perezida gayizi, ntabwo biba byoroshye, dore nguwo rwose akaba aramutsindiye. Niko gayizi, Muswatini ntago asanzwe, umugore wa 17, njye ndaha nkibaza se abigenza ate gayizi, abigenza ate abagore 17 bose? Cawu cawu, iyo niyo nkuru ya uyu munsi gayizi.